Yes, reka twizere ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe twagarutse umwanya w'amakuru abagezweho kano kanya mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Bazaniye inkuru ni inkuru idasanzwe. Ishimwe Vestina uzwi mu itsinda rya Vestina na Dorcas ubu noneho agiye kurushinga byemewe n'umukunzi we Idris Odrago. Murabyibuka baheruka kujya mu murenge, gusa ubu bamaze gutangaza itariki y'ubukwe igihe buzabera. Aba bombi batangaje ko bazakora ubukwe tariki 5 Nyakanga uyu mwaka turimo wa 2025. Nk'uko bigaragara ku nteguza y'ubukwe na invitation, nyine integuza y'ubukwe bw'aba bombi cyangwa se save the date bashyize ahagaragara mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 4 Mata. N'ejo hashize nibwo Vestina yagaragaje umunezero udasanzwe mu gihe yitegura kurushingana na Idrisa watsindiye umutima we. Mu butumwa Vestina yaherekesheje iyi nteguza ni save the date, Vestina yagize ati si umugabo wanjye gusa, ni ubuturo bwanjye, ni umutima wanjye, naho mba mwumva nekanye cyane. Uri kumva ku kantu? Iyo ni imitoma Vestina ubwe yandikiye ku mbuga ze ubwo yasohoraga save the date. Oh my god, wow. Ishimwe Vestina yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we Idrisa ukomoka muri Burkina Faso ku gicamunsi cyo ku wa gatatu tariki ya 15 Mutarama mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Murabyibuka. Amakuru inyarwanda cyangwa se ikinyamakuru cy'inyarwanda gifite nuko umuhango wo gufata irembo wabaye kuwa mbere tariki 6 Mutarama 2025. So abareberera uyu muhanzi ndavuga Vestina ndetse na Dorcas bari buzuye, bari banzuye ko nta n'umwe mu bitabiriye ndetse n'uri hafi wemerewe gufata amashusho cyangwa amafoto. Murabyibuka ko abareberera inyungu za Vestina na Dorcas icyo gihe bari banzuye ko nta muntu ugomba gufata amashusho cyangwa amafoto ngo yashire hanze, nubwo bitashoboka ayo mashusho yafashwe mu ibanga rikomeye cyane. Turabimenya Vestina na Dorcas n'abakobwa bavukana bamamaye cyane mu ndirimbo zishingiye ku guhimbaza Imana no kuramya Imana, harimo nka Iriba, Simagarara, Adonayi, Nema, Ihema, Umutaka, Ibuye, Nzakomera n'izindi nyinshi cyane. So ngira ngo murabyumva neza, save the date yamazwe ijya hanze ni ku itariki 5 Nyakanga uyu mwaka turimo wa 2025. Ni ikintu kidasanzwe. Gusa ni byiza cyane. Reka twinyarukire tujye no mu zindi nkuru. Hano hari indi nkuru. Umugabo uzwi cyane ni umunyamakuru ukomeye bamwita Bagirishya Jean Dodier, usanzwe kandi ari umunyamakuru w'imikino uzwi cyane nka Jado Castra. Yavuze ko ibiganiro by'amashusho yagiranye na Bruce Melody ndetse na The Ben byagize uruhare rukomeye mu guhosha umwuka mubi wavuzwe hagati y'aba bahanzi bombi.
so tugiye kugaruka ku buryo ki se Jado Castor, umunyamakuru muzi cyane mukunda muri benshi, yagize uruhare rukomeye mu guhuza The Ben na Bruce Melody. So mu myaka 2 ishize Bruce Melody yagaragaje mu itangazamakuru n'ahandi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ko atigeze yishimira uburyo The Ben yamufashe ubwo yari yifuje gukorana nawe indirimbo 2. Ibi byatumye habaho guhangana kudaciye ku mugaragaro, ariko kwagaragaye mu mvugo no mu bikorwa bitandukanye, cyane cyane Bruce Melody. Nyuma y'igihe The Ben yafashe icyemezo cyo gusaba imbabazi ku mugaragaro, ibintu Bruce Melody yakiriye neza, maze nawe avuga ko atazongera kumuvugaho nabi. So mu biganiro byihariye buri umwe yagiranye n'uyu munyamakuru turi kugarukaho Jado Castor, byatambutse binyuze ku murongo wa B&B FM cyangwa se B&B Agents. Uyu munyamakuru yafashe nk'intwararumuri z'umuziki nyarwanda mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda. Jado Castor yavuze ko yababwiye ko bafite inshingano zo kuba icyitegererezo ku bandi bahanzi bato bakizamuka. So Jado Castor yavuze ko ibiganiro yagiranye nabo byatanze umusaruro. Byagaragaye bwa mbere ubwo Bruce Melody, Coach Gael n'abandi bo muri Irebo ya 155am bitabiriye igitaramo gikomeye cya The Ben cyabereye muri Bika Arena ku itariki ya 2 Mutarama 2025. Niba mubyibuka twabagejejeho n'ayo mashusho ubwo Coach Gael aho yarari na Bruce Melody. Amashusho yabagaragaje bizihiwe cyane, bishimye, basagambye mu gitaramo cya The Ben. Murabyuka ubwo yamurikaga Print album. So ni ikintu kidasanzwe. Ibi ni ku buhuza bw'uyu munyamakuru Jado Castor. So yagarutse no ku ruhare rw'intwararumuri mu bikorwa bihuriwemo n'abantu benshi. Avuga ko nko mu ruhago nyarwanda APRFC na Rayon Sport ari n'izo ntwararumuri mu gihe havutse ikibazo, nabyo yagerageje kubijyamo. So umunyamakuru avuga ko gukomeza guteza imbere impano z'abahanzi bakizamuka bigomba gukoranwa ubushishozi, kandi hakabaho intangarugero zitanga icyizere n'icyerekezo. So ngayo nguko rero, ayo niyo makuru yaragizweho kano kanya mu ruganda rw'imyidagaduro. Turabashimiye.